Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo ni amajyaruguru n'amajyepfo yayo. Icyo kintu ntabwo ari ikintu cyoroshye kandi tugeze mu gihe bagashaka buhake abazungu badutanze iterambere bageze ku rwego rwo kudutegeka uko bishakira bakurikije amategeko mpuzamahanga ibintu byinshi ariko banadutekerekesha inganda zabo kubera ko bafite intwaro niwanga ibyo bagutegeka baraha intwaro uwo muhanganye. Kisekedi tuherutse kubona asheta Rubaya ibirombe bya Rubaya ntituvuze Katanga abanyakatanga bo bafitanye bifu amakimbirane ya kera bityo rero hakenewe benshi urabizi baherutse kwivugana abarimo Lieutenant Colonel W'Ingoma ngira ngo bibatera n'umujinya cyane ya FCM 23 ndavuga iti ntago ibi bishoboka babona ko ishyamba atari ryero rero bari abantu muri politike ntumenya niba umuntu agukunze cyangwa kwanze agusekera kwanze akakugirira umujinya kandi atakwanze yego rero kuko tutabonye ikimenyetso cyabyo agati yuko gukoze mu jisho kaba kakubwiye ngo ba maso urabibaza wabaye maso ubundi wakuje ku maso yego n'ubundi turi kuri no nkuru nibajije ese buriya kuba bakoze biriya M23 so guteguza urugamba ariko barabibabwiye na mbere yuko ibyo buririyeho biba. Yego yes bihe byiza ndabasuje ndetse mbahaye nanone ikaze inshuti bakunzi bacu mudukunda mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi kuri Majimaji official ngewe ndi GB umubona kuri kamera yitwa Mutekano Mutekano no Kitekamanzi urabihakanye kuko ushaka kuvuga ngo AKA yaha uziko no mu rukiko bavuga amazina yawe bakongera handi uzwiho alias ntago mu rukiko bavuga AKA bavuga alias Ivu ninde Ivu amazina ye bwite ni Ingabire Victoire Umuhoza AKA Ivu n'ibindi muzabimbwira Ivu nubwa mbere se uzi umuntu wo mwisivu ntago mukubwira kereka nukubita ibipfukamiro hasi ningura gacyaye oya cyayi umuntu w'umusaza nk'icyayi ese kuki wumva kunywa gusa yewe yarego ni wambwira neza ubwire neza nunkubita gutya ngo Chance ndahita nkakubwira ka Chance njya nkunda muzehe His Excellence iby'icyayi ni iby'abanyacyaka His Excellence ajyata kubita ga Chance kavuga ariko buriya muri covid uribuka ko ariko twasobanukiwe Chance kandi turayikoresha ariko bayiteye nabi ubundi Chance ntago ari gutya gutya ni ukwihuta ubundi muri covid byari gutya inkokora nshobora kuba ndi uwa mbere ubisobanura ibyo bintu ubundi muri covid byari gutya inkokora gufunga igipfunsi haruza yazanye urushyi kandi muramenyeranye uhita ugira utya ariko ubundi tekinike yari gutya inkokora mugahana inkokora ariko inkokora ziratinda niyo mpamvu igipfunsi kiriho kuko aricyo cyari gisanzwe kizi ukuntu bakitaga ngo ni ikimenyetso cya shitani kandi ubivuga nta shitani yigeze abona nta nayarumva ubwo ndikurushaho gutekereza muzehe ndavuga intore zirusha intambwe His Excellence Paul Kagame nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Iyo turi mu matora nibwo kenshi njya nkunda kumva ijambo rivuga ngo ku gipfunsi igikumwe ku gipfunsi kubera igipfunsi iyo gifunze gutya ntago buri rutoki wapfa kuruvuna uko wiboneye yego ni ubumwe kandi ubumwe nizo mbaraga noneho urubyiruko imbaraga z'igihugu zubaka kandi ryari vuba ibindi mwuka gusobanurire nawe navuze ngo umwuka wera ngenderere ntago mvuze uwera ubwo rero ushobora kuba umwuka ashobora kuza yirabura ariko akora akazi yego ubundi si ibara ry'umwuka ni iri kuki weza ubundi ukawirabuza dukomeze oya rega si wewe ubundi kureba nubwo ubona nkureba ndakibaza ukuntu muzehe urantera isoni ndakibaza ukuntu muzehe akunda uri butume nkubaza ikibazo akunda gusuhuza abantu akoresheje Chance ni slogan ya FPR ubumwe bwacu nk'abanyarwanda
bisobanuye byinshi. mbona bifite Ari umwe bwa FPR, abarwanashyaka ba FPR buriya ubumwe bwabo ni amateka buriya wenda nshobora kuza kukubwiraho nubishaka ubyumva ishingiro. Ariko cyane cyane FPR ishingiye ku bumwe bw'abanyarwanda. Niyo mpamvu no mu iranga shingiro ry'itegeko nshinga handitsemo ngo twebwe nk'abanyarwanda ibyo twiyemeje. Uzasoma iranga shingiro ry'itegeko nshinga. Na leta yitwa leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, ntabwo ari leta y'amacakubiri nk'iyo twasimbuye. Twakuyeho uburyo usimbura icyo cyari gusimburwa, twakuyeho. Uriyo tuvuga ngo iyo twasimbuye tuba tubivuze nabi. Igihe cyari kigeze ngo gisimburwe, ariko sibyo, yakuweho kuko ntiyari yiteguye gusimburwa. Leta yavuyeho, ariyo bita ngo ni bayitirira leta Habyarimana cyangwa se ngo exfari n'ibindi. Haje kuzamo ngo ni y'abatabazi, sinzi ibyo batabaraga. Buriya batabaraga ikiri abataratabaraga bakorerwaga jenoside, ubu batabaraga ikibundi. Awamenye. Politike ni politike, ni tekinoloji. Ariko nawe ako kantu karanzonze. Iyo mwibutsa ako kantu iyo ukavuze ngo tekinoloji. Ugomba kubyumva nyine. Yego. Nuko dutangiye rero, ariko hari ahantu waruhereye ngo ivu. Urongera ngo ivu. Ntangajwe no kubona utazi ivu ahubwo. Ubundi ivu ni abbreviation cyangwa se impine y'amazina y'umuntu umwe witwa. Nabwo kandi hari izina yiswe ritari irye ahubwo ryari irya mukuru we, niba atari murumuna we. Ubwo byasaba gusubira mu mateka neza. Yitirirwa iryo ry'umuvandimwe we kugira ngo abone uko yiga kuko we yari yatsinzwe. Kandi kera washobora gutira izina ariko rikaguhama. Nka Fande General Kabarebe ntabwo ryari izina rye, ariko yiswa ryo kubera amateka kugira ngo abone uko yiga. Kandi witwaga se utagomba kuba umunyarwanda, ari umuhima. Se wa Kabarebe ahari yakomeje kumuha inyana kugira ngo yemere kumuhagararira nka se. Yego, abo bumva nk'ayo mateka dufite birebire rero. Ubwo rero hari umuntu wamuhimbye imirimbanye mu bijyanye n'amateka na umushakashatsi ku mateka na jenoside. Ntabwo muvuze izina, ariko niwe waduhanye iryo zina, ariko niyo nanamuvuga kuko yabivuze ku mugaragaro birazwi. Ni nyakubahwa Tom Ndahiro. Ubundi kuvuga amazina hari igihe bitinda. Yego. Ingabire Victoire Umuhoza wenda gato ryahindutse ivu. Uyu munsi harya sibwo yaburaniye ni mu mizi. Ubu dukora ikiganiro yageze ku rukiko rw'ikirenga ajuririra ku ifungwa ry'agateganyo ku byaha ry'agateganyo ku byaha yaregwaga, araburana mu mizi. Ariko inkuru yabaye Kimomo Victoire atsinze aburanye na leta y'u Rwanda. Reka ngusetse. Hari abantu bajya bagira ibintu ariko ugasanga harimo ubumenyi buke. Yego. Ubumenyi buke ugasanga ni abantu hepfo aha mu ntara y'Iburasirazuba, ntari buvuge umurenge n'ahantu, ariko bafite imvugo. Ubwo nivuga barabyumva, ari byo utashobora kuvuga kugira ngo utagira bukomeretsa. Yego. Bakarwara. None ugasanga indwara warwaye uragenda uvuga indwara urwaye, ariko urabivuga nk'aho biguteye ishema. Ariko mu by'ukuri ni indwara ituruka ku burangare n'ubumenyi buke. Yego. Urugero mfata ni diabete, ni indwara y'umuvuduko. Ariko buri ufashe regime cyangwa se icyo twita indyo nziza, kandi ugakurikiza n'inama za muganga mbere na mbere, ntabwo izo ndwara wazirwara. Indwara zituruka ku mirire just n'iminywere, ubwo bavuga imirire muri rusange. Nugasanga umuntu aravuga basanzemo sukari. Urumva ukuntu abivuga wagira ngo ni ishema. None washaka kuvuga kuri Ingabire? Kuri Ingabire rero agiye kuburanira ku rukiko rw'ikirenga. Fine. Nugutsinda se? Yaburanye na leta. Wayitsinze se? Kandi urubanza nturaba mu mizi. Kandi urakumva babyita kubyina mbere y'umuziki cyangwa mbere y'ingoma.
aka kanya dukoze ikiganiro ari ku rukiko rw'ikirenga ari wasanga yanasoje ahubwo mu kanya kari imbere turibuze kubaha update kuko byanga bikunda turabimenya tumenye icyo urukiko rwatangaje nta mwanzuro ahubwo ibyavuye burya hari ukuntu abantu batera indagu baragura nanjye maze kubimenya nawe warabimenye maze kubimenya niba umuntu yaburanye ntabwo aribwo asomerwa ejo umuntu yaramamagaye ati munyamategeko ndakwiyame sindi umunyamategeko ati ibyo wambwiye ko byabaye ndavuga nkwiyame genda umuturage yego nicyo kora nsoma ayo mategeko ndayasoma ariko si yose ubwo rero umuntu ntazakwita icyo utari cyo ariko uzemere ko hari umusanzu watanga ubwo rero nawe umaze kubimenya Imana ishimwe ndagushimiye nawe buriya umuntu Ama-G The Black yaririmbye indirimbo ayita ngo ni ku ishuri turi ku ishuri hakabura niyo yaririmbyemo ngo yagiye gusaba akazi bamusaba ngo ayo yize bamusaba n'umurambe ku kazi erega hari akazi gasaba uburambe ariko maze kubibona ko rimwe na rimwe buri uburambe hari ukuntu aba ari sawa ariko uburambe iyo udafite aho wabuteguriye abo babusaba barabugutegurira yego buriya bashobora kuguha internship cyangwa se ukazana icyemezo kigaragaza ko imenyereza mwuga bakunda kuvuga ngo ni stage ariko mu stage s'abantu bazi stage ni bangahe imenyereza mwuga ni ukwimenyereza umwuga reka mbonereho gushimira cyangwa se tubonereho gushimira leta y'u Rwanda kuko turabyumva kimwe ubwo buryo uvuze ngo njye ni ibyawe ariko ni ibya twese kubera ko nta kibi tuvugamo kandi ni nabyo bashyizeho gahunda yo gutanga akazi ku banyarwanda cyane cyane ku rubyiruko ariko ugakora ukiga ukajya mu kazi ukimenyereza umwuga mu kazi uzahabwamo kontara cyangwa se uzakora kwimenyereza umwuga uri mu kazi yego mu gihe njye nakoze imenyereza mwuga ariko ntazahakora kandi ubwo nari ntarasoza n'ishuri kuko nagombaga kwandika igitabo nka kudefanda ubundi ni ukwisobanura icyo gitabo wanditse bite byacyo njye nakoze stage ku muceri noneho ugasanga ariko nsoje akazi nabaye umushomeri nako soje amashuri yisumbuye nabaye umushomeri ubwo se kwimenyereza nagize n'igitabo kikemerwa n'amanota ya pratique yagomba kujyana n'ibyo byose nkayabona bakayashyira kuri diplome ko nta kazi nabonye bitandukanye rero n'ubu ibyiza nuko nk'izo nganda niba zije mwimenyereze muhe umukozi akazi amenyerere umwuga mu kazi uwo muntu yavaho ese urumva isura gufiteho nibyo ngibyo ibyo rero ni imikorere mishya nibyo navuga nti dushimire leta y'u Rwanda ubwo burya bushya yazanye biri muri ya innovation cyangwa se kwa guhanga udushya yego katurekera aho ngaho tujye mu nkuru nyamukuru twagiye rero inkuru uyu munsi tugiye kugarukaho nimba navuga ngo urugamba rwongeye rwakomeye cyangwa rwahinanye hoye rwari rusanzwe ariko noneho bivuze nkaho umenye nzi neza icyo wari ugiye kumbaza AFC M23 yungutse abasirikare 1500 bo mu mutwe udasanzwe biyemeza gukuraho Felix Antoine Tshisekedi mu mihigo basohokanye iryo shuri yego biyemeje babarepetesha gasha umva njye nabaye umukristo cyane nubwo ntakiri umunyedini nzajya mbigarukaho kugira ngo unyumve kuko hari igihe ujya umbaza utari kuko ntajya nkusobanukirwa nubwo mbona wahisemo kujya ubimbwirira mu kiganiro kuri gushira mu biganiro noneho uko bavuga baravuga ngo haleluya ntawe ubabwiye ngo musubiremo bo bagahita bikiriza ngo amina naba niko bikirije ukuraho Tshisekedi bo bazi kuvuga Tshisekedi ntabwo ari nka Trump bo Tshisekedi rero aba bantu ni bakeya cameraman ni bake cyane special force ugereranyije n'intambara iri hariya suramo titre neza kugira ngo abantu bayumve bumve icyo tujye kuganira mu minota mike isigaye ntago nsubiramo titre
reka njye nyisubiremo. oya reka nkomeze inkuru kubera ko uburyo itangira n'ubundi biri muri titire. Ihuriro AFCM 23 fine rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barabaziza iki? ryinjije mu ngabo zaryo abarwanyi bo mu mutwe udasanzwe 1518 kubera iki? barimo abavuye mu ngabo za FARDC izo barwana nazo. Niyo mpamvu mwagezeho nkaseka ayinya ngo biyemeje guhangana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Takorera uyu mugabo yaje ari kasha. Hamujye mutinya umuntu ukora ibi. Yaracuruzaga pizza. Aho uzi ko ngo yanazibaga we. Wacuruzaga pizza akanaziba. Yaragavuraga. Ibaze kugavura pizza shobuja akagufata ukaza kuba perezida. Yarara aravuga ati bamubwiye bati wa mukozi wawe siko umutaximan. Yego. Taxi voiture. Ntabwo ari kwasiteri. Uzi ko yabaye perezida ati hehe ti Kongo icyo gihugu ni ikihe? Yasaga nk'utakizi. Kazaga ati pizza man yaba ati atari ku icyo gihugu kiragendesheje. Nibyo bitubona. Yego. Ndabyibuka hari video bigeze kugaragaza uyu mu perezida akiri umusore. Taraba perezida. Aho yahanganye n'abantu bararwana ivumbi riratumuka hagoboka inzego z'umutekano ariko kujya kumushyira mu modoka byari ikibazo gikomeye. Ntabwo navuze ariko uyu mugabo no kuva na kera akunda intambara. Buriya rero hari ugukunda intambara no kwanga intambara. Yego. Hari umurwanyi ukunda intambara ukabona pe nigashoza intambara. Ariko hari n'umurwanyi wanga intambara akarwana agira ngo azihoshe. Ntabwo Tshisekedi ahoshe intambara ahubwo akunda intambara. Ikikubwira ko akunda intambara ashoza intambara agatsindwa intambara ntareke intambara. Yego. Yego. Nuko biba biteye. Rero niba ukunda intambara ikizakuranga gikomeye nuko zigutsinda ariko ukazikomeza kandi zigutsinda zigutsinsura. Ariko ikikwereka umuntu udakunda intambara nuko ukunda intambara arazishoza akazitsindwa kandi akazikomeza muri make akazihoramo. Ariko udakunda intambara nta ntambara ashoza ariko iyo zije arazirwanya akazitsinda kandi akazihosha. Yego. Ubu rero urumva ko ari abantu babiri banyuranye. Uyu rero ni gashoza ntambara kandi agahora mu ntambara. Uyu ntabwo aba yanga intambara ahubwo akunda intambara. Birangira nabi rero buriya cyane iyo ataziguyemo ziramumugaza cyazikamumwaza. Byose ni kimwe ariko nta kuzigwamo nta rero nari mvuze nti abako ari bakeya bavuze bapasinze special force. Special force 1500 cyo barasanga abandi. Tujya twumva ngo bafite ngo abanyadushoka ngo nuduki harya sinzi nutundi. Abo rero ni special force. Ariko aba bapasinze ni bakeya ugereranije ariko numvisemo ngo hari ni 1518 harimo n'abaturutse muri FARDC. Ariko babaje bati muri tayari gukuraho kurwanya guhangana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ati yego fande cyangwa se ndiya fande. Hari icyo bisobanuye ibi bintu. Hari icyo bivuze. Hari icyo bivuze kinakomeye cyane. Special force 1500 buriya zishobora kurwanirira igihugu zikanagitsindira nta wundi ukozemo. Yego. 1500 kuba ari bakeya nuko iyi ntambara batarwana nabo bahanganye gusa barimo kurwana n'isi yose. Ntekereza yuko igihe kizagera nitugira abantu badafite inzara ahubwo bashyize ibitekerezo hamwe bakandika igitabo ku ntambara za Kongo bazagera ku ntambara ya AFCM 23 bakandika ibitabo birenze 10 cyangwa igitabo kimwe gikubiyemo incamake kuko kubirambura byagorana kuko bisaba guturuka kuva Kongo yitwa Kongo nibwira ntambara yasobanuka cyangwa se yakumvikana. Naho ubundi iyi ntambara ikindi intambara ubu turi mu mwaka wa 2026 nubona tutageze mu mwaka wa 2030
iyi ntambara ikifite ibibazo ikitwa intambara. Uzamenye ko ntari mukuru, ko ntakuze. Uzasubira inyuma uvuga uti ntabwo ukuze. 2030 ariko ni mu gitondo nyiri akana nyiri muto. Mpamvu nihise akana nari gato, nari akana gato cyane kandi n'ubu urabizi ndi gato. ntabwo mbyemeye. Yego, icyo nshaka kwivugira kunyeretse irangamuntu nyifite imyaka mike bajya bavuga intambara ngo yo muri Zaire ngo y'iki. Hari igihe tuzicarana ukayinsobanurira yo muri Zaire ngo muri Zaire ngo mu Kongo ngo ibiki. Nyine se njya gucira umugani nkabona ntuwumva. Reka ndebe ko n'ubu ngubu utari buwumve. Ntiriba ari umukuru nk'umuto waribonye. Ubwo nari mbikomoye ku kintu uvuze. Umwana muto nigeze kuguha urugero. Mu gihe cya jenoside umuntu araza agatanga ubuhamya akakubwira ukuntu muri jenoside yari afite imyaka 4 ariko arakubwira ibyo yabonye, ibyo yibuka, kubera ko yabonye ababimutekerereza agenda bikurura arabyibuka. Genda ibuka muri 79 nari afite imyaka 4 nibuka intambara ya Sabasaba, kubera ko hano twari dutuye intambara ari kure yacu ariko ari mu kirere gisa nk'ikidafite imisozi, ukabona imiriro yaka iri kure cyane natwegereye, nkumva baravuga ngo ni intambara ya Sabasaba. Maze gukura menya ko icyo gihe hari muri 79 kubera kumva amateka nyine. Kandi iyo miriro narayibona nijoro twicaye gutya mu muryango, imbere y'umuryango tukabona iyo miriro bakatubwira ngo ni intambara ya Sabasaba, ariko ukabona imiriro ariko ntuwumve ibivuga ko hari kure cyane. Kandi ibyo narabibonye. Ntiriba ari umukuru nk'umuto wagize ute waribonye. Ubwo se nkubwiye intambara ya Sabasaba wangesha impaka, hari ibyo nabonaga, hari ibyo wabonaga. Ubu se ubwenge mfite bunsobanurira iki? Utekereza ntasubiriyo. Niyo mpamvu rero baca umugani ngo ntiriba ari umukuru nk'umuto wagize ute waribonye. Igihe rero kizagera abantu bavuga iyi ntambara ariko iyi ntambara iracyafite igihe. Mvugisha ukuri. Niyo mpamvu nanjye nkubajije kuri iyi. Rero aba bantu bapasinze nibura kugira ngo iyi ntambara byitwe ko ikomeye kandi igomba kugira isura igaragaza uruhande igomba guhereramo, hakenewe nk'aba inshuro 5 nibura. Aho bigeze ubu kuko hari ahantu icyambere mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakubwira yuko nka 70% y'umutungo kamere wa kiriya gihugu uherereye muri ako gace barwaniramo. Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ni amajyaruguru n'amajyepfo yayo. Icyo kintu ntabwo ari ikintu cyoroshye, kandi tugeze mu gihe bagashaka buhake abazungu badutanze iterambere, bageze ku rwego rwo kudutegeka uko bishakira bakurikije amategeko mpuzamahanga, ibintu byinshi. Ariko banadutekerekesha inganda zabo kubera ko bafite intwaro. Niwanga ibyo bagutegeka baraha intwaro uwo muhanganye. Kisekedi tuherutse kubona asheta Rubaya, ibirombe bya Rubaya, ntituvuze Katanga. Abanyakatanga bo bafitanye bifu amakimbirane ya kera. Bityo rero hakenewe benshi, urabizi baherutse kwivugana abarimo Lieutenant Colonel Wiringoma, ngira ngo bibatera n'umujinya cyane ya FCM 23 iravuga iti ntabwo ibi bishoboka. Babona ko ishyamba atari ryero. Rero bari abantu muri politike ntumenya niba umuntu agukunze cyangwa kwanze, agusekera kwanze akakugirira umujinya kandi atakwanze. Rero kuko tutabonye ikimenyetso cyabyo, agati yo kagukoze mu jisho kaba kakubwiye ngo ba maso. Urabibaza wabaye maso ubundi wakuje ku maso. Yego, n'ubundi turi kuri no nkuru nibajije ese buriya kuba bakoze biriya M23 so guteguza urugamba. Ariko barabibabwiye na mbere yuko ibyo buririyeho biba. Yego, urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma mbere yuko ruba dutangira uyu mwaka barabwira bati nibwo urugamba rugiye gukomera. Yego, kandi amakuru baba bayafite. Rero dushingiye ku byabaye ku Rwanda, wenda ngo Amerika ngo yarufatiye ibihano, yarufatiye ibihano RDF nk'urwego na bamwe, numvise avuga ngo ntago ari bamwe, ngo ni bamwe mu basirikare bakuru
ba RDF. Yego. Niba atari bamwe se minisitiri w'ingabo wamwumvisemo ajuwe wamwumvisemo cyangwa umwungirije ese ntabwo ari bakuru none nyine kikare niba uvuga uti nabari mu gisirikare abari mu gisirikare se bose twumvise umugaba mukuru w'ingabo twumva umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka izo mu kirere ko tutamwumvise twumva wa special force tunumva nande wundi ni bane umuyobozi wa division ya 5 yego ko tutumvise mu ingabo zirwanira mu mazi nitwumvemo izirwanira mu kirere nitwumvemo umuvugizi wabo none se avuga ko ari abasirikare ubwo ni nkaho yakavuze ngo na RDF yose ni RDF nk'urwego kuko rwo n'urwego rwihariye hanyuma ariko rugira uko ruhagararirwa itegeko rirabiteganya mu buryo bw'igihugu na mpuzamahanga hanyuma banavuga abo bane ni bamwe rero niyo mpamvu dukoresha ngo ni bamwe ibyo rero babyuririyeho baravuga ngo iriya ntago ari M23 ngo ni RDF sawa katuzi turebe ko atari M23 ibyo ariko birasanga itangazo bamaze gufata ibyo bihano Kinshasa ngo n'iminsi y'imibyizi yaruse ya weekend ibitaramo kunywa n'ibindi bijyanye nabyo kwishima ariko hasohoka nyuma y'aho itangazo karundura abo amasezerano ya Washington yatumye ngo u Rwanda rufatirwa ibihano yavugaga yuko bagomba kurandurwa bityo u Rwanda rugakura ho ingamba z'ubwirinzi sinzi nicyo babishakira kuko ntabwo gisobanutse FDLR Kinshasa City abo bantu nibakibaho mu kandi kanya bati nta ntege bakigira mu kandi kanya bati noneho bagizwe n'abana ariko bitwa nde FDLR igendera ku matwara y'ingenga bitekerezo ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ariko ngo bashimiye ng'Amerika none se iryo shimwe ntabwo ryageze kuri Trump noneho bavuga yuko itangazo risinyiwe he ryandikiwe risinyiwe Uvira fine noneho ibyo Kinshasa hakanaga Trump amenya aho bari kandi amenye ko bariho ni nabo biyandikiye ntibabandikiye ibyo ntabwo babikeneye icyo bakeneye ni ushobora kubangamira inyungu zabo ku masezerano amasezerano atari muri American Accords yandi u Rwanda rwasinyanye na Amerika na Kinshasa ntago birimo ahubwo ngo nandi baginyaranye nyuma basinyanye na Kinshasa nyuma Kisekedi abaha ibirombe birimo na Rubaya kandi abizi neza ko atanze ibirombe bitari aho bagenzura muri make arababwira ati mwirwarize fine none Amerika iti reka tukwereke babakoramo mu kubakoramo abahungu bararakara bisubiza twa duce twose bana bazamukana za warikare baravuga bati babateguje bati nakisangani turayibakuramo okay na Uvira nako no mu majyepfo Sud Kivu bigeze Uvira baherutse kugarukira mu marembo yayo basubira inyuma ariko hari ubwo ni tactique za gisirikare nyine tutari bujyemo ariko FDLR yagaragaye kuri Uvira FDLR ishikirije ubutumwa Trump muri make Trump zantera hamwe zivuga ko zizagaruka mu Rwanda nta mututsi ukihasigaye kandi ijambo umututsi ntibarivuga ridahari cyangwa se uwo mututsi adahari na cyane ko muri genocide ari we wari ugambiriwe byari byanditse ahantu hose kandi umututsi si we yise umututsi yiswe umututsi n'amateka muri make uwo muntu arazira amateka kandi uwo muntu ayo mateka ntiyigeze ayagiramo uruhare rwe nuko yari ariho ariko nabwo kubaho kwe si uruhare ese abandi batari abatutsi kuki batagambiriye kubarimbura icyaha cy'umututsi ndakibura nimukimbonera aha rero niho umuntu ashobora gufata umwanzuro akavuga ngo yego nta kibazo wamfatira ibihano utamfatira ibihano nta kibazo duhangane kuko si ubwa mbere duhanganye mu gihe cy'intambara y'inkotanyi barahanganye bati ntimwinjire mu mujyi wa Kigali bati ntimufate Butare ariko bakayifata uribuka inkotanyi zivuga ukuntu zafasha abafaransa bafata hano za Mushubati ni story ndende yego ariko abo bantu bafite ibitwaro birito by'inkotanyi barabakangishije ariko ntibyagira icyo bitanga ntimufate Butare bucya bayifata
izo ngaruka nizo dukeneye. Rega buriya kunkangisha kuri bunyice niba ndi bupfe ndapfa ariko ni ntapfa simpfa. Kanura kumvise rero ibihano si urupfu. Yego. Kandi ibihano ntabwo ndibwitswe n'inzara kuko inzara yanyishe kera. Urayisangamo. Ya oya ntabwo nyisanganywe. Inzara narayikize. Yego. Gise ndi nk'ababandi ngo dufite inzara. Inzara uwabyutse mu gitondo yarayariye abyuka n'inzara. Ntisi cyo uribwita inzara niki? Nyakubahwa mukuru w'igihugu cyacu Paul Kagame navuze ngo inzara mbi niyo mu bwonko. Rero umuntu ujya gukora ibyo uyu muntu afite inzara ndenga kamere ku buryo yakwiyemeza no kurya abantu, akica abantu, akirengagiza abagizi ba nabi, akarenganya udafite ikibazo kugira ngo abone yapakira. Uranyuvaho? Yego. Abwirwa benshi akumva bene yo. Urumva birenge n'uwo bwirwa kandi ukuri gushira mu biganiro. Yego. Reka mubaze ikibazo cya nyuma wenda tunagana ku musozo. Yego. Nkurikije ukuntu twagiye tuganira ibikomeje kuba, hari intambara nyinshi zitandukanye, nabonye Amerika iri yarashirani n'ibindi bitandukanye. Ariko tujye mu burasirazuba bwo hagati nta nubwo ari byo ngiye kujyamo. Twigarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twigire iwacu reka. Yego. Hari icyo nahoze numva cyitwa balkanization, kwiyomora cyangwa se kwiyomora ku gihugu kaba igihugu kwawe. iyi Kivu bizara igihugu cya Kivu, igihugu cya Kivu Republic bayiririmba buri munsi. Ariko buriya ukurikije aho urugamba rugeze, nkurikije ibintu maze kumenya, nkakurikiza bishingiye ku myaka mfite, ariko ubusibye ko buriya reka kwitwaza imyaka. Ibyo maze kumenya muri ibi bintu. Yego. Hari ahantu ni hataba igihugu kwaho. Akigenda. Ntabwo intambara zashira. Bazahora mu ntambara z'urudaca. Ariko nkibaza. Sako. Buretse gato. Ndagusakuza nyuma. Bizakorwa nande? Yego, urakoze cyane. Kamaze gusakuze. Sako. Soma. Ujya kujya mu bajiji wari umujiji. N'abajiji simbazi w'ingora rwose. Urakoze cyane. Ngo ni umugina mu rufunzo. Mu rufunzo ni mu mazi. Umugina uba mute. Kandi umugina ari icyondo. Ntabwo byakunda. Ntabwo byakunda. Yego. Rero niko bimeze bari abantu. Bo ubwabo barahira bakarengwa bavuga ati ntabwo dushobora kubana n'aba bantu. None AFC/M23 nibo babana n'abo bantu. Barahira ko batashobora kubana nabo. Icyo mbona ni iki ngiki. Birashoboka ko babana ku nabi cyangwa ku neza. Yego. Ariko biranashoboka yuko babana batari hamwe ahubwo babangikanye. Ariko icyo nahitamo nuko bakora balkanization. Byibuze. Ndaritoboye. Ariko si ingena. Twivugire ngo ikiganiro nakagaruka. Nta kundi. Iyi ni Majimaji official. Comment, like and share ni ingenzi. Kureba ikiganiro bakagisoza byo ni hamwe. Ni hamwe. Naho mu makuru y'ubutaha akurikiye.